hari umukecuru no wari wicaye ahantu njya kwicara iruhande rwe akimbona arahaguruka arahaguruka ajya kwicara ahandi ndabanza nyine ndadeprimamo mu gihe hano wenda nari mfite akazi keza ko muri office imeze neza nageze hariya nsanga n'ibindi bintu wakoraga iki ikintu cyatumye udeprima uvuye muri office ugiye mu kandi kazi wita ngo ibindi bintu nagiye gukoropa nagiye gukoropa byarangoye cyane 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 ariko uviye inkuru yanjye. Mwibutse ko turi mu mwaka wa 2025 mwibutse ko ari umwaka tugomba gukora cyane umwaka tugomba nyine guhindura ubuzima bwacu mu buryo bwose bushoboka. Ndi kubwira wowe uri kutwumva muri kano kanya wowe uyu munsi ufite inzozi rimwe na rimwe bibaza ngo zizaca kugira ngo zibe impamo bizaca mu zinzira kugira ngo bibe impamo bizaca mu gufata icyemezo ukavuga uti I have to be a rich man, I have to be umuntu ukire, I have to ngomba no gukira no mu buryo navuga ngo bw'ibikomere aba warahuye nabyo ndetse n'ibindi bitandukanye. So ndi kumwe n'uyu muvandimwe tujye kuganira mu nkuru yanjye afite inkuru ishobora kukwinspira wowe uri kutwumva muri kano kanya. Ariko mbere yaho mubwire ko twicaye muri Igasabo showroom hano tuba dufite ibikoresho bitandukanye byo mu nzu ubyifuza nko kuri kubibona duhamagarize 788 ubundi uze tuguye ibikoresho wifuza byose byo mu nzu kandi byiza. Ndi kumwe na Naya Fenty. Naya Fenty bimeze bite? Sawa ni sawa. Umeze neza? Umeze neza cyane. Namahoro. Cyane. Ufite fresher. Merci. Niba atari ishyari uze kumwerekana neza. Ndikubwira Bahati. Urasa neza cyane. Murakoze. Niwe uba witeye make-up? Yego. Wowe wenyine? Wabyigiye hano mu Rwanda cyangwa wabyigiye Belgique? Urabona YouTube yaraje tugira gutya umuntu akacishamo amaso akareba utuntu tugezweho. Yego. Witwa Naya Fenty. Yego. Ari niyo mazina yawe bwite? Naya Fenty ni izina rya stage. Rya stage. Yakora ko ndaririmba amazina yanjye yanyayo ni Guylaine Valérie. Guylaine Valérie. Yego. None se ntabwo umunyarwandakazi? None ndi umunyarwandakazi. Ko numva nta zina ry'ikinyarwanda ririmo. Nuko nabisanze. Nuko bisanze. Ababyeyi bafite inkomoko mu Rwanda? Ni abanyarwanda. Yego. Ariko ntabwo ugize kwita ikinyarwanda. Nuko nisanze barambwiye ngo navutse nseka. Ubwo babona ko nzababera umugisha banyita gutyo. Okay. Ubwo bihura n'umugisha. Yego. Yego. Wumvaga ari umuntu udasanzwe kandi inzozi zabayemo mu kubera ko nagize umugisha wo kujya kuba mu bihugu by'amahanga. Ubwo ntago bajya bapfa kumenya neza batari bambona. Afite n'umunyarwandakazi n'umuzungukazi. Muri Belgique sameze gute? Belgique hameze neza ariko harakonje ntago ari neza cyane. Muri mu bihe bikonje? Yego. Nasize harimo haneja. Yego. Ni iki navuga ngo kidasanzwe se muturusha wabaye mu Rwanda uba no muri Belgique? Muri Belgique hari opportunities nyinshi abantu ntago babura icyo gukora. Donc ni kuvuga ngo wisanze hari ahantu uri muri condition nziza ufite tuvugamo impapuro ushaka kugera ku byo ushaka byose. Nta nzitizi kwa. Nta nzitizi mujya muhura nazo? Inzitizi ziba zihari ariko ndavuga uri nka determine ufite icyo ushaka kugeraho birashoboka. Waba uri umwirabura waba uri umuzungu uwo waba uri we wese. Yego. Hari amahirwe. Hari amahirwe. Ndifuza kumenya rero mu buryo burambuye uburyo wavuye mu Rwanda n'uburyo waje kwinjira muri Belgique n'uburyo byahinduye ubuzima bwawe. Mu Rwanda rubayeho gute uza kujya muri Belgique bihindura ubuzima bwawe gute? Navuga ko nagize iterambere ryihuse cyane ngereranije nuko nari mbayeho mu Rwanda. Mu Rwanda nari mbayeho muri middle class niko navuga, mfite ubuzima busanzwe, mfite akazi gasanzwe, wenda nkora n'utu business. Ariko kwibona mu Bubiligi byatumye
iterambere ryanjye ryihuta kurushaho. Yeah. gute rero Ah, wakoze iki narakoze cyane uburyo udashobora kubyumva ko- kwiyuhakuye ngo biyuhakuye yes donc nabanje kugerayo expectation nari mfite mu mutwe ntago arizo nabonye. wari ufite izi Nkiri ahangaha numvaga nyine Buraya amafaranga aboneka easy. kuyasoroma ku biti nzahita mpura n'abazungu bagahita bampa miliyari nkahita mba umukire. Yeah. So nkigerayo naradepirimyeho kubera ko nasanze nyine ari ugukora ari ugushaka impapuro, ari kujya mu kazi, kwiyintegra ururimi. So ndabanza nyine ndadepirimamo and then ndabyakira ntangira no kwiyintegra, niga ururimi, nshaka akazi. Mu gihe hano wenda nari mfite akazi keza ko muri office imeze neza, nageze hariya nsanga n'ibindi bintu. wakoraga iki ikintu cyatumye udeprima uvuye muri office ugiye mu kandi kazi bita ngo ibindi bintu? En fait situation nari ndimo nta yandi mahitamo nari mfite uretse gukora akazi kari gahari. So akazi kari gahari rero ntago nari nyishimiye, nta nubwo numvaga ko nagakora. Ariko kwa ko nari nshaka impapuro nagombaga kugakora kugira ngo na avance. So ako nakaye wigatsimba na experience y'ubuzima. nagiye gukoropa. Yego. Nagiye gukoropa kubera ko natanze CV yanjye baramubwira ngo nta experience yaho ufite. Mbabwira ko nize nta gaciro babihaye bose, nyine ntihagire umuntu umakazi. Ahantu hose najyaga, ahantu honyine bamfunguriye umuryango naho ngaho nagombaga kunetwaya. Gukoropa. Mbwira rero umukobwa nkawe uvuye muri office ukajya gukoropa. Nabuze icyemezo ntabwo cyakugoye? Byarangoye cyane ariko ngenda nganira n'abantu nkabona abantu babayeho neza nabo babikora, ndavuga ntoke nta yandi mahitamo, sindi busubire mu Rwanda. Nyine mpita niyadapta ndabikora nk'umwaka, mbonye impapuro ibintu byanjye bimaze kuba stable. Ndavuga ntago nabikomeza kameme, mpita nshaka kandi kazi, ngira n'Imana ndakabona. Tutarajya mu kandi kazi, niki cyakujenaga muri icyo gihe wakoraga ako kazi ko gukoropa? No mu rugo ntago nabikoraga kenshi. Sasa kubyibonamo buri munsi ubyuka mu gitondo ugiye gukoropera umuntu, byari too much. Urumva kwirirwa wunamye. Gusa wenda icyiza cyabyo bitandukanye na hano kuko haba hari clean, icyo ugomba gukora no gukuraho ivumbi nko mu mazu y'abantu, kwaspira biba bifite ukuntu biri modernisé par rapport n'ahanga. Haba hari ibikoresho gukoresha uhagaze cyangwa se bifacilita, bituma woroherezwa muri ako kazi. Ariko still kubikora amasaha 8 byambereye imbogamizi. Urumva ugiyeyo uri umwiraburakazi, ni mu gihugu cy'abazungu, birumvikana ko kirimo n'amoko atandukanye. Hari ubwo rimwe na rimwe usanga musuzugurwa wenda n'abazungu bitewe n'uruhu rwanyu cyangwa wenda n'ako kazi ukora. Ntabwo icyo kintu kigeze kikubaho? Nagize feelings z'uko ntarimo guhabwa agaciro, surtout muri icyo gihe ntari mfite impapuro. Ko najyaga nk'ahantu bambwira ati zana carte d'identité, nari mfite carte orange, nkabona baransuzuguye nyine. Igihe utajya wibagirwa ni ikihe? Ikintu ntajya nibagirwa? Yego, igihe utajya wibagirwa cyangwa ikintu utajya wibagirwa muri uko gusuzugurwa ni ikihe? Nigeze kwinjira muri bus, muri tram, and then njya kwicarana n'umukecuru. Hari umukecuru donc wari wicaye ahantu, njya kwicara iruhande rwe, akimbona arahaguruka. Arahaguruka ajya kwicara ahandi. Icyo gihe wumvise bimeze bite? Numvise mbabaye, numvise nahita nanataha, ndavuga no. Wikoze uravuga ndanuka, ndasa nabi?
oya nahise mbyumva hariho ntabwo bose ari babi ariko harimo aba extremiste baba nyine batwanga akabikwereka gutyo akaba yumva atakwegera cyangwa se mutavugana ibintu byinshi barahari ariko si bose. Abandi ntibafashe umukecuru nabi cyangwa nta babifata muntu nk'isaha ubyitayeho ni njyewe njyenyine wagize izo feelings ariko nta muntu hariya buri muntu aba ari mu bye kandi urumva si icyaha yakoze ntago nari kujya kumurega ngo no gusa narabisanse ko agiye kubera njye ko yari yicaye neza arongera ajya kwicara ahameze nkaho yari yicaye natekereje ko ari njyewe yahunze kwa wowe gisa kureba mu buryo bwo kugusuzugura kuntu nyine nta nubwo yandebye ngo duhuze amaso we gusa yabonye mwegereye ahita ahaguruka aragenda. Umuntu agukora ibintu nk'ibyo inshuro zirenze simbizi ntabwo bishobora kuba byatuma utekereza ku kindi umwirabura. no muri karagiteri yanjye ndikunda gusa nyine byarambabaje ako kanya ako muri karagiteri yanjye ndi umuntu wikunda ndi umuntu wiha agaciro so ntago naravuze ntago ari njye mfite ikibazo niwe kuko ndi umuntu nkawe byambabaje ako kanya gusa. Ntabwo byoroshye mu mahanga nuko uza kugira gutya rero ugira depression uradepima muri icyo gihe navuga ngo wari muri ako kazi ni iki cyatumye udepima? ntago niyumvishaga ukuntu nakorera umuntu ufite nuvuga ngo abantu bajya kunetoya akazi nakoraga njya kunetoya mu ngo z'abantu so kubona umuntu navuga wenda mumeze kimwe cyangwa muri kuri same level atari na boss ari umuntu usanzwe agomba kuguha amategeko noneho abantu benshi batandukanye urumva niba bujye mu ngo ebyiri par jour ubwo par semaine urajya mu ngo zingahe mu ngo ubwo kuba gatanu urumva ni ingo nyinshi noneho bose ari ba bose yakubwira tugomba gukora gutya na gutya byari tuma kuki utahanaguye neza kuki utagize gute yego mbese ibyo bintu byarakugoye byarangoye harimo bagusuzuguraga se gashaka kukwereka ko bari hejuru yawe reka mbivugeho hari umukecuru banyoherejeho w'umukire cyane yari afite villa inzu nini nta nubwo vremewe hari haguye noneho umunsi umwe amena amata arambwira ngo nze nyahanagure abishaka simbizi niba yarabishaka gusa yaramenetse arambwira ngo nze nyahanagure ndavuga naje gukora isuku ahangaha niba ugize ikibazo ugomba kugikemura ntago ngiyewe naje kuvuga ngo nite kuri buri detail z'ibintu biri kubera ahangaha naje gukora isuku ndakora ibyo wansabye gukora ariko ntago ibyo ngibyo ari ibyanjye ni wowe ugomba kubikemura. Yarandebye aravuga ati ni ngewe boss ndavuze hahanagura nahise mfata ibintu byanjye ndagenda mpamagara kuri agence abantu nakoreraga and then nabyo byarambabaje cyane nabyo bintu byatumye mitangira imbaraga zo gushaka kandi kazi none wenda yakubwiye ngo uhanagura amata mu buryo bwo kugusuzugura yabikoze nko kuntegeka kwa kandi ntago ufite niba bakohereje kunetoya uba ugomba gukora ibintu mu buryo bukurikiranye gutya nabyo ko ntago yambwira ngo ngwino usase ngo no yaguhaye inshingano kandi binasuzuguritse ibyo byose byo byatumye ugira ka depression no kukwitaka kuko kudeprima no kudeprima yego uza kubona kandi kazi gute rero ubwo rero kubera ko nari mbabaye naravuze nti ntago nakomeza kubaho gutya and then ndavuga nti sinzongera kugira umuntu wari we wese netwayira ndavuga nkorera amasuku nkorera amasuku and then njya kuri Google ndareba ndiransenya n'utuye tundi tuzi dushoboka ndareba na capacité zanjye and then mbona uwundi murongo njya muri ibyo kandi nta bibazo nk'ibyo nigeze nongera guhuriramo nabyo. Iki
gihe wumvaga umeze gute ushaka akazi mu mutima hari huzuye iki ushaka kandi akazi uvuga uti ntabwo nzongera gukora amasuka umurava nagombaga kwimotiva first of all kugira ngo mbigereho ubwo rero nari mfite ubushake bwo kukashaka naranagashatse nkora ama interview n'iki and then ndakabona abantu tuba tuzi ko nyine ngo hariya ugenda ugahita ubona akazi gahita kaguha amafaranga rwose bitagoranye ko numva bisa naho bigoranye bitewe n'ukuri kutubwira iyo urimo gutangira nta experience biba bigoye ubwa mbere na mbere ariko iyo ufite experience biba facile ubwo umuntu wenyine niwe umenya ngo nshaka kujya mu biki ukaba watangirira gukora amaformation ako njye ntabwo iyo chance nayibonye kubera wenda situation nari ndimo nta hantu wageze ukumva kuki naje mu Rwanda kuki naje mu Bubiligi narabigize cyane iki gihe wifashe ute narariraga seriously kandi uruzi ko ugiye mu gihugu uzajya uhora use kuri muri ambiance ofete nicyo kintu gituma umuntu aba shocked ntabwo expectation uba ufite mu mutwe ari usanga ko nta n'umuntu hari wagwana na diero z'ubusa no ntabwo amayeri 10 y'ubusa oya iyo ubusa se guhabaye iki no urayakorera niko biba bimeze wenda hari abo tujya twumva bagera hariya bagajya mu buzima butari bwiza bagashiduka bagiye mu buzima navuga ngo batatekerezaga butiyubashye ariko ikibitera hari igihe ushobora kujya mu bigare abantu bakakugira inama mbi for example umuntu tuvuge niba atarabaye successful uramugira inshuti se ngo akugire iyihe nama ntayo umuntu aguha icyo afite so ubwo wirinda gute ibyo bigare cyangwa se ushiduka bigezemo gute njye nuko nari ndi focus nari nzi ikinjyanye ntago ndi umuntu ukunda ibintu by'ibigare ntago nigeze mbiha umwanya ikindi kintu hariya navugaho wenda abantu batazi haba system ya chômage hari ukuntu bakubwira ati nukora umwaka n'igice ukabura akazi turajya tuguha amafaranga runaka wenda nka 80%. Ntabwo nzi neza aho bigeze ubu ngubu ariko ntabwo abahuye n'umushahara ariko abari hafi y'umushahara. So umuntu rero hari urabona nkuko nguko nari ndambiwe gukora iyo nettoyage nashoboraga gutomba muri chômage noneho nkaguma muri chômage. Ugumva umuntu ukorera uri muri chômage aba afite amafaranga ari limit kandi ari munsi y'umushahara abona nta n'izindi avantage abona. So rero hari abantu bajya muri iyo system ugahita uba umunebwe completely ukigira mu mayoga kuko nyine ufite icyo kurya urumva icyo gihe wishyura inzu ukaba wanarya c'est tout. None ubundi ukarelax ukirira ubuzima birashoboka kandi abantu benshi babigwamo kwa noneho ugasanga jeunesse yawe yose irangiriye muri ibyo nta gukora nta gutera imbere ntago watera imbere kuko niba ubona gusa amafaranga yo gukemura basic needs ntago wapfa gutera imbere facilement. Abanyafurika benshi rero jeune abanyafurika benshi iki kintu numvise ngo bakigwamo bagwa muri uwo mutego utazi icyo ushaka ntago waba focused kuko imbaraga consistency yo guhora ubyuka ujya gukora ni ubushake n'izindi mbaraga ni ubushake budasanzwe. Wowe ntabwo muri iki gihe wabonaga bikugoye wavuze utari ko nanjye wakwicara bakajya bampemba amafaranga ya chômage naho byigeze bigutraversa mu mutwe? Urumva Imana nagize ndeka mbivugeho urabona kera tukiri bato twego ntabwo twagize amahirwe yo kuvuga ngo ujye nko kuri YouTube wiga ibintu utazi ubyumve ariko nkigera hariya muri iyo depression nari ndimo ntakora narebye nakoze cyane ku kintu cyitwa development personnel nkareba ibiganiro byinshi bimfungura mu mutwe. So nabonye ko igihe ni kado Imana iduha tudaha agaciro abantu bamwe na bamwe kandi ni ikintu kirangira.
hari undi muntu wigeze gukora ikiganiro aravuga ngo imbaraga ntabwo zibikika. Ibyo rero nabyumvise ndi muri iyo situation. Ndavuga nti rero ubwo hagati imyaka nsigaje ni runaka mbona ni mbishye cyane. Ndavuga rero nta mwanya wo guta mfite. And then amariro uyavamo uravuga utingiye gukora. Nyavamo ubwo nkora ubundi nabanje nabikombina mbere yo kuvuga ngo mbireke. Narakoraga mita iyo nettoyage and then shaka kandi kazi nkora full time mu bindi. Ntabwo nahise nkareka ako kanya. Urumva nakoraga utuzi tubiri icyarimwe. Nakora ijoro ni struggle nyine z'ubuzima. Ni ubuhe buzima navuga ngo wari warabayemo bwatumaga uvuga uti sinshaka kongera gusubira haya hantu bigatuma ugira imbaraga zo kujya mbere? Nkiri muto nagize Imana, nagize umugisha ngira umubyeyi mama watwitayeho turi bato. Donc nta struggle zikomeye cyane nigeze ncamo wenda ngo mburi ibyo kurya mburaho kuba. Ahubwo ndangije secondaire nje kwiga muri university nibwo nanjye noneho wenda numvaga hari icyo nafasha mama. Nkumva ko nakwiye gukomeza kudepanda kuri mama. Ubwo rero icyo gihe urumva numvise ko ubuzima butoroshye. Nahise ngira iyo conscience yo. Donc hari n'igihe nigeze kubaho nsigaranye 10,000 ku mufuka. Kandi urumva nagize responsabilité yo kwitunga, kwishura ishuri. Salaire nabonaga ntago byavagamo pe. Ubwo rero bikansaba gukora business. Ahandi ujya muri situation n'ibyo ukeneye bitari kuba covered ukavuga uti reka nkore surplus. Kandi noneho hano nta makontra ari permanent abahari. Nabaga ubwo mfite kontra y'imyaka 2-3 nibaza nti ubuse nirangira bazongera bampindi. So numvaga rero nashaka kongera kugaruka muri iyo situation. Ubu urakomeje urugendo uravuga uti nkore akazi byanze bikunze mbe successful. Waje kuba successful uravuga uti kimwe nifuzaga kutongera gusubira muri bwa buzima butari bwiza, kutabona amafaranga, kutabona ibyo ngeneye. Ako kazi kandi wongeyeho kaje kuba a success cyangwa kaje kuba ikintu kigufasha? Gute? Urabona iyo ubuzima bwahindutse gute? Ubuzima bwarahindutse kuko ibyo nari nkeneye byanjye narabikemuraga nawe nsabye. Noneho nkafasha n'abandi bari related kuri njyewe ba famille kwa. Mbona ko birashoboka kuko hari iyo ukora avantages ziba ari nyinshi. Hari amafaranga ubona salaire, hari amafaranga ya vacances batanga, hari amafaranga y'imisoro batanga. Ntago nkize cyane ariko ntaho nsaba. Yego. Ndashimira Imana. Urashimira Imana. Aho byatangiye guhinduka ukavuga uti ntabwo nenzi ko hano nzahakandagira abantu, ntabwo nenzi ko buno buzima nzabugiramo ni hehe. Aho watangiye kuva umutima wawe utangiye kuba grateful, utangiye gushima? Nari mfite inzozi zo kuzubakira mama wanjye inzu. Nicyo kintu nahereyeho. Ntago nabanje kwireba. Navuze ngomba kubakira mama inzu nziza iri moderne. Ubwo rero narabikoze mbigeraho ndavuga nti kandi iyo uri mu Rwanda ntago nari kubikora. Ntago ari kubishobora. Iki gihe yisoza navuze wumvise ibyishimo bingana gute? Birenze. Mama yishimye gute? Birenze nyine ahora biririmba, ahora yishimye. Ndetse yarishimye cyane. Hari ukuntu abantu bafata umuntu w'umunyaburayi nk'umuntu nyine abana w'umukire bana famille, sibyo? Famille mamuziranye, mamuzi buri kimwe cyose, ubabwira buri kintu cyose. Ariko nk'inshuti nk'abagenzi bo ku ruhande mwamenyanye, mwiganye primaire, secondaire simbizi, cyangwa abo mwaturanye, bagufata gute? Babazi ko nagafashe. Igihe cyose nkunda kuza mu Rwanda. Ikindi kintu nari nakubwiye, nkunda maze imyaka 8 maze kuza mu Rwanda nk'inshuro 5. Kukumbura cyane? Ndahakunda. Iyo ndahangamba nishimye mba numva ndi mu rugo. So iyo
ubwo bushobozi Imana imfasha nkaba naza ntawe nsabye nkigurira tike nka finance ibyo nshoboye ngomba gukora hano nkabikora njyenyine nabyo bituma numva nishimye cyane bikampa n'imbaraga zo gukomeza gukora. Yego, ni iki gituma ukunda mu Rwanda se ku buryo uzi inshuro nyinshi? Ndetse mu Rwanda si mu rugo. Ni mu rugo? Iyo ndi hano mba numva ndimo. Harimo abantu bamara ubuzima bwate nsubira mu Rwanda. Ni nko kundi wambukanya baronka ati subira mu giturage gute? Nago ndimo muri abo bantu. We mu Rwanda ni home. Niho hantu mba nkumva ndi safe, nkumva umutima wanjye uzuye ibyishimo. Nuzi kutagaruka. Kandi moranza niho gafashe se kuki utagaruka? No ndi kubitekerezaho ufite nibyo ndimo gutekereza ukuntu nabera umugisha abandi. Birimo Imana nifasha wenda bizashoboka. Tukivuga ko icyo cyo kubera umugisha abandi, hari gahunda ufite yo gufasha abana bafite impano zitandukanye, gitubwireho iri muri ubwo buryo wifuza bwo kubera umugisha abandi? Ego nkunda kandi supportinga abana bari gifted. Yego, gifted kids. Donc ni abantu bavukana impano zitandukanye. Yego, nta birenze cyane mfite, ariko ndi mu murongo wo gushaka ukuntu nababera umugisha. Gute? Supporting impano zabo. Icyambere hari abantu benshi baba bafite impano. Urashaka gushinga company, urashaka gushinga association, urashaka gushinga foundation. Gute? Tubwire ku buryo twumva nyine yumva. Ntago nshaka kubivugaho cyane kuko ndi kubitangira. Ntago byari byarangira, ndimo ndaregistaringa muri RDB, ariko purpose ni ugufasha abana kumenya tala zabo, and then tukabaherekeza kugeza bibabereye umugisha, babikoze mu buryo bifuza. Kugeza icyo wifuza ni ugukura umwana hehe, uri gifted cyangwa umwana ufite impano runaka, wumva wamukura hehe ukamugeza he? Icyambere ni ukumenya iyo mpano. Njyewe nagize donc nkiga hano. Yego, nagiye menya, nabonye par exemple nageze ku kigo cya basket. Yego, ndi mukuru ngeze nko muri secondaire. Rero njyewe ndashaka ko dufokasinga ku bana bari hagati y'imyaka 6 kugeza kuri 12. Hakabaho activité zo guhora baza kutugana kugira ngo bamenye ikibarimo. Icyambere ni kumenya impano ufite. Hari abantu baba bafite impano ariko batabizi, kandi ntiwayimenya utayitrying. So no kubaherekeza mu rugendo bakatugana, bakidekuvura, bakimenya. Ariko batoya, donc 6 à 12 ans. 6 à 12 ans. Yego, hagati y'imyaka 6 na 12. Yego. Kuki byahise bikubangukira kuvuga ngo ufashe abana bato? Nuko nari mfite impano ariko sinabonye uko nyikoresha kubera ko ntabonye gikurikira. Iye mpano iyo kuririmba narabikundaga cyane, abantu bo muri famille yanjye nibo babizi, nkabikora ariko ntago nabonye inzira yo gutuma mbibamo ngo mbyinjiremo cyane. Rero birambabaza nkavuga ni hari abandi wenda barimo no kuburara, wenda bo twakuranye bafailinze kandi wenda bafite ibyo bintu, ndavuga nabo wenda byararangiye, ariko at least dushobora gufata kuri abo batoye bakizamuka. Yego, kuki amafaranga yo gufasha abana utashyize mu bikorwa bindi by'iterambere byawe by'umuryango wawe, ariko uravuga utireka fashe abayisi n'abagenzi bawe? Nuko ufite igikomere kingana iki cyatumye uvuga uti reka njye gufasha na rubanda, njye gufasha n'abandi, reka no gukoresha iyo rubanda? Burya ntabwo ikintu kibi, abantu babyumve nabi. Yego, nyine urumva byarambabaje, niheraho nishyira no mu mwanya w'abandi, kandi ndi umuntu ukunda abantu, ushaka iterambere mu Banyarwanda. Donc ndashaka ko abantu bahindura imyumvire, ntibumve gusa ko akazi ariko gashobora kubatunga. Nshaka ko akazi nibyo, ariko noneho
byaguke bijye no mu mpano tugere no hanze twifashe dufashe n'abandi kabisa. Wumva bizanyura umutima wawe gute? nzishima cyane nibigerwaho. Ni ibyishimo nyine nabona uko nsobanura. Buriya iyo urimo kujya ahantu ukagerayo wumva uruhutse bizanduhura umutima. Nk'indirimbo wakundaga kuririmba cyangwa indirimbo z'umuhanzi wakundaga kuririmba kera mu muryango warakozeho ni nk'izihe? Nakundaga hari uturimbo twa Butera najyaga numva na King James ndanamufana. Nde James Knowless. Na James nawe ndamufana ariko cyane cyane Knowless ko ari umukobwa kandi wirwanyeho. Buriya umuntu wese ntabwo navuga ngo ni from nowhere ariko afite ukuntu yarwanye ishyaka akaba successful kandi wenda adafite izindi abyigejejeho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So ni nka role model wanjye ndamukunda kandi ndamushimira ko yabyitwayemo neza akaba ari urugero rwiza kuri twese. Nabivugaho. Icyo gihe se wumvaga nawe waba nka kukitigeze ufata iya mbere uvuga uterekanye muri studio? Nta bushobozi nari mfite, nta n'inzira nabonye iyo nabikoramo. Gusa hari utuntu nakoraga udukonseri ku ishuri ahantu nigaga utuntu nk'utwo kwa. Ukoraga konseri? Muri segonderi nk'abahanzi. Uziko uri umusitari? Showbiz ndayikunda. Ugatumiza abantu bakaza abahanzi? Nigeze gutumiza Jack B ahantu nigaga. Inde? Jack B. Jack B. Ni kera ariko. Ni kera cyane. Uramuzana nawe ujya kuri stage? Ntabwo naririmbye. Ubwo icyo gihe nabaye nk'umuorganisateur wa concert ariko ntabwo naririmbye ariko mu rugo nararirimbaga. Naririmbye no muri korali. Ukafata mikro ubundi nkavibinga muri chambre. Ndetse ntabwo waducishizo akanujya yibuka wajya gukunda kuririmba? Nushaka gufata ayo mazi abe mikro yawe. Mu bibi no mu byiza nzaba mpari. Nzaba ya Knowless. Nzaba mpari. Yego. Ntabwo nibuka amagambo yose neza ariko narayiririmbaga. Haciye igihe. Ugira gutya rero uravuga uti nanjye ko byagenda kose ubushobozi bwabonetse. Boss lady cyangwa red boss simbizi? Ndi umuntu usanzwe. Uri umuntu usanzwe? Ubona amafaranga ariko paraporo yaho avuye? Urarenze. Ni ibisanzwe narenze cyane. Wibigira ibisanzwe. Nuko uravuga uterekanye muri studio nanjye. Ukabyiyongoje gute wa mugani? Nyine urumva ibintu byo kuvuga ngo ubuhanzi ntekereza ni ibintu biba biri mu muntu. Rero iyo ugize chance ntoya ituma ubikora uhita ubikora ko biba bikurimo. Ntabwo nabona ukuntu bigusobanurira. Ugira gutya rero winjira muri studio. Ndashaka utwinjize muri urwo rugendo rwo kwinjira muri studio bwa mbere nyuma y'imyaka wirota. Wabonye imeze bite? Narishimye nyine bavuga gute umunezero nyakuri. Buriya ndi muri studio ntago ndakora indirimbo nyinshi cyane ariko ntago nyambirambirwa mba ndi na excité cyane mbisha nyine ntago ari nge ndota ngezeyo and then nkaririmba nyine numva binshimishije pe. Mu buzima bwawe ari hariye muri studio? Nagiye mu Bisumizi nakoranye na Nesbeat na Santana na hariya maze gukora indirimbo 3 muri Belgique. No muri Belgique nagiyeyo. Nakoze na concert. Yes. Uwakoze na concert? Belgique. Intro concert nari ndi kwiyereka abantu. Ufite ni experience narimo nko. I know. Uri imbere y'abantu rero. Umva.
nari ndi nko mu ijoro Yego. ntabwo nagize isoni numvise nyine ari njyewe mba ndishimye buriya mu cyumba wakoraga imyitozo kera biriya yabaga ari imyitozo iriya yabaga ari uririmba imyitozo indirimbo za Knowless. Yego. Abantu babonye barakwakiriye gute aho wakoze intro concert muri barishimye ndavuga ni ibintu ngomba kubikomeza cyane pe barishimye baramfana ndavuga se ni njyewe cyangwa n'undi muntu narishimye pe cyane sinabona uko mbigusobanurira. yego birumvikana wumva ugeze ku nzozi zawe tubwira indirimbo yawe muzi wakoze umva wakunze iya nyuma ya Yitwa? gatatu yitwa Power. Power. Ivuga iki? ivuga Imana ukuntu yabanye nanjye mu bintu amagambo ubuzima. arimo wenda nshobora kumva nkumva ari kuvuga wowe buryo wabanye n'Imana ni nka yayo amagambo avuga iki avuga gute? Oluwaja uko abikora ntumbaze Oluwaja abyama amanota everyday ama power niko power ama power ndimo neza sinzi uko abikora gusa donc Imana igihaba mu buryo bw'igitangaza kuri njyewe. Yego. Ama power. Ama power amigaraga. Niko power. Ndimo neza. Yego. Urimba muzenjyana. Ya mbere yari Afrobeat, indi Afrobeat mapiano, ya kabiri ni amapiano, ya gatatu iravanze ni amapiano na Afrobeat. Afrobeat. Yego. Umuntu yazibona hehe? Kuri YouTube channel yanjye. Yitwa gute? Naya Fenty. Naya Fenty. Yego. ubwo turaza kwipininga hasi ku muntu wifuza kureba izo ndirimbo kuzumva zifite n'amashusho. iya mbere ifite amashusho indi nta mashusho ifite n'indi ndateganya kuyishyiraho n'amashusho yararangiye nayikodinze igihe nari ndi ahangaha ndateganya kujya gukorera video yayo mu Bubiligi and then nkaya-uploadinga iri kumwe n'amashusho at the same time. Wifuza kugera he mu muziki ufite vision ye? Kugera kure kuko urumva ningera kure n'abandi bose bandi inyuma bizajya binyorohera kuberekana. Ni nayo mpamvu ndirimba ariko ntago ari byo nkiza imbere cyane icyo nshaka ni ukugira umumaro abandi ariko ngomba kuba nyine nasanzwe kugira ngo mbahe motivation. Amafaranga uzajya ufashisha abantu abo bana bafite impano ni ayukura muri ubwo bushobozi bw'akazi cyangwa ufite abaterankunga? Mfite already n'abana mfasha donc nabitangiye wenda ntago ibintu nk'ibyo ubundi biba biri privé nta nubwo nkunda kubivugaho cyangwa kubipostinga cyangwa gusa natangiye nkora mu yanjye ariko Imana nimfungurira imiryango azaba ari ayabo nyine ubwo nzashimishwa no kubabera umugisha muri ubwo buryo. Yego. Reka tugane ku musozo. Ni irihe somo akuye mu buzima waciyemo kuva mu Rwanda ukajya muri Belgique ukahahura n'ibikomeye akazi katoroshye ukaza kubona kandi ariko biturutse kuri motivation wihaga muri wowe uvuga uti ntabwo ngomba gusubira inyuma? Isomo rikomeye n'undi muntu wese yakumva, mwana w'umukobwa, mugore, musore, musaza uri kumva ikiganiro wese umva ari nk'isomo yakwiye gukuramo. Isomo yize wowe? Isomo rya mbere nize ni ukwigira. Nta kintu cyose ushobora kugeraho muri iyi si utipushinze, utisunitse. Yego Imana irakora pe, ni nayo
ishobora byose ariko imana ifasha umuntu wifashije bivuga ngo ikintu cya mbere Wenda ni cyemera. wowe ku giti cyawe ukicara ukavuga uti nshaka kugera kuki Yeah. iyi mpano y'ubuzima imana yampaye nzayimaza iki noneho ugashaka ukuntu uri bubigereho nyine ugatangira ariko niba wicaye uvuga gusanga imana yes ariko Imana irakora. imana irabikora ariko ifasha umuntu wifashije Yego. donc kwigira Yeah. ntugire umuntu n'umwe udepandaho kuvuga ngo wenda ngo runaka cyangwa runaka azamfa biza ari umugisha ariko nawe hari ikintu wimariye Yego. ikindi ni ukubwira abantu ko bishoboka nagiye ngira hard time umva zirenze ariko nyine nkizera imana ikindi ndi umuntu uri positive donc niyo naba mfite ibibazo bimeze gute ariko ndabyinyura ntabwo mbibamo kwa mbijyamo nshaka igisubizo Yeah. donc kwizera ko imana iriho ishobora kugukorera ibitangaza ishobora no kugufasha kuko imana ntirobanura no ku butoni irakora na nyuma ya zeri irakora ariko nawe ukayifasha Yego. kandi birashoboka naho umuntu atava ngo ushobora kuba uvuka no mu cyaro birashoboka ko wazavamo na minisita ariko Yeah. ubyifashijemo hamwe n'imana Yeah. N'Imana irakubwira ngo sinzi n'Imana ibivuga ariko nzi ko ikubwira ngo ufite iki ngo nyihereho ku bantu bemera ijambo ry'Imana basoma cyane Bible Yesu ajya gukiza abantu ajya gutuburira ubwo no gutubura nyine ibyabaga amafi n'imigati byabaga afite ibyo aheraho niba ari ifi habaga hari ifi zirenze imwe ebyiri akazitubura ubundi abantu bakarya barenze 5,000 ariko yabaga afite icyo ahera wowe ufite iki muri kano kanya wakoze iki ngo bagihereho imana igihereho iguhamo umugisha ntabwo izahera kuri zero izahera ku bihari ku byo ufite ku byo wakoze icyo ngicyo rero nicyo naya fenti akubwira muri kano kanya iryo niryo somo ry'ubuzima bwe yaciyemo ni nabyo dusorejeho ikiganiro cyacu inkuru yanjye tunamushimire cyane kubana natwe ndetse no kuduha isomo ry'ubuzima nk'iryo ngiryo birashoboka kwifuza kujya mu Burayi jya uteganya ko ushobora kuzaca mu ma challenges runaka birashoboka ko wenda uri mu Burayi uyu munsi uri gusitaragoringa umenye ko nta hantu nyine utava n'uyu munsi waseka birashoboka cyane birashoboka uri mu Rwanda uri gusitaragoringa naho ubuzima bwakunda kandi bukagenda neza dufite igihugu cyiza cy'umutekano cy'amahoro push yourself isunike kandi birakunda nayo wakoze yego tutarasoza sorry nifuje gusaba abantu niba hari umuntu wumva ko ashobora kunshyigikira urumva ahangaha iwawe abantu bose baba bakurikirana ibiganiro ubifitemo ubushobozi wumva yamfasha ashobora kunyandikira kuri social media zanjye tugashyira imbaraga hamwe kuko burya umuntu umwe naya fenti kuri nka Instagram ashobora kujya inbox akanyandikira and then naya mu Kinyarwanda naya fenti yego akanyandikira and then tugashyira imbaraga hamwe tugafasha sosiyete nyarwanda kurushaho cyane rwose mbashimire mwakoze Gerard yego nawe wakoze cyane kuba natwe mu kiganiro inkuru yanjye